twicwa no kugeza uyu munsi we abana b'abayifuzi mana we Yesu we namenye ubwenge sanga twicwa no kugeza uyu munsi mwami nakwereka ubwoko bwanje burimo kwicwa muri Kongo baziruko wabaremye ntabwo ari twe twihitiye mu mwami tuziruko waturemye ntabwo ari twe twihitiye mu mwami tuziruko twaremye ariko kumana iryo ryatoranijwe Sincère remerciement à ma famille maternelle et paternelle. Sincère remerciement aux gens du Vira qui sont venus à Bajerudutabara. Nécessaire remerciement à Zalendo. Et la journée du lundi n'a pas été facile. Tunasimama mbeleni ya accompagner nos parents parce que nashukuru papa Pascal, c'est notre grand frère alitumika na papa miaka tukiendelea kushukuru tutakuambia zone de defense yenu wengine atumikia kwa hii kitendo wametufanyizia, kwa hii mazuri wametufanyizia. Ni wengi waliopoteza wenzake hawakupata muda wa kuja kusitiri na kwa umbali kwenye nilikuwa hatukuwa tunajua kama hii inaweza, lakini ni kwa nguvu zetu sana sana kwa watoto wangu nilioachiwa kusudi nao wafike hapa wakuye kusitiri mili ya wazazi, ni kwa nguvu zenu. Abana b'abayifuzi mana we unamuriyo kota abana b'abayifuzi mana we unamuriyo kota namenye ubwenge sanga twicwa no kugeza uyu munsi we abana b'abayifuzi mana we Yesu we namenye ubwenge sanga twicwa no kugeza uyu munsi mwami twabaye imishwari mwami
nakwereka ubwoko bwanje burimo kwicwa muri Kongo, bazira uko wabaremye, ntabwo ari twe twihitiyemo mwami, tuzira uko waturemye, ntabwo ari twe twihitiyemo mwami, tuzira uko twaremye, ntabwo ari twe twihitiyemo mwami, nguri buye rizima ryaswe n'abubatsiyo, ariko ku mana iryo ryatoranijwe, twakuvaho tukajya hehandi, niwe ufite amagambo meza, amagambo meza meza y'ubugingo. Abana b'abayifuzi, Mana we unamuri iyo nkota, abana b'abayifuzi, Mana we unamuri iyo nkota, namenye ubwenge sanga twicwa no kugeza uyu munsi mwami we, abana b'abayifuzi, Mana we Yesu we, namenye ubwenge sanga twicwa no kugeza uyu munsi mwami, abana b'abayifuzi, Mana we, Mana we, abana b'abayifuzi, Mana we unamuri iyo nkota, twabaye imishwari mwami mu bihugu by'abaturanyi, iwacu wahindutse amatongo na za sengero zarengewe n'ibyatsi, dutaramira Imana tutari impuzi mu bihugu by'abantu, nakwereka ubwoko bwanje burimo kwicwa muri Kongo, bazira uko wabaremye, ntabwo ari twe twihitiyemo mwami, tuzira uko waturemye, ntabwo ari twe twihitiyemo mwami, tuzira uko twaremye, ntabwo ari twe twihitiyemo mwami, nguri buye rizima ryaswe n'abubatsiyo, ariko ku mana iryo ryatoranijwe, twakuvaho tukajya hehandi, niwe ufite amagambo meza, amagambo meza meza